Ndabashubuje cyane inshuti zanjye ziri kure no hafi mu gihugu no hanze hacyo. Uyu ni Mr. Yudi muzi ku izina rya Mugiraneza muri filime ya Kajuga OG. Uyu munsi nkaba nabazaniye ikiganiro kikaba cyitwa Love Relation One Debate. Kikaba ari ikiganiro cyiza cyane kirimo inyigisho. Nkaba ndi kumwe na bagenzi banjye impande ebyiri. Nkaba mbibutsa ko kugira ngo mudukurikirane neza mwakora subscribe, mugakanda ukazogera, mukazajya mubona notification, mukagaragaza comment zanyu, mukakora like and share. Murakoze cyane. Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Ibintu byose no kubiragiza Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, wewe waremye isi n'ijuru, turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ntacyo twakwishoboza tutagufite. Ngwino bane natwe, ukomeze tugire inama mu byo tugiye gukora hano, kuganira. Twebwe ntacyo twakwigezaho tutagufite. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Okay, ibintu byose no kwiragiza Imana kugira ngo bigende neza. Ubu rero nkuko mubibona tugiye gutangirana ingingo yacu cyangwa se icyo tugiye kwigaho kimaze iminsi kigwaho kenshi cyane kitarabonera umuti. Iyi ngingo rero yitwa ese ni byiza ko hagati y'umuhungu n'umukobwa bakundana igihe gito bakahita babana? Ibyo bintu abantu bamaze iminsi babyibazaho, ariko na n'ubu biracyari impaka niko twavuga. Tugiye gutangira rero tureba ku mpande zombi ibitekerezo byabo, ngira ngo tugiye gutangirana n'uruhande rwa proposer cyangwa se abemeza. Proposer side baratubwira uko babyumva. Twatangiye. Okay, murakoze. Mbere na mbere amazina yanjye yitwa Menyes Elize cyangwa se Sparks Teens. Ku ngingo rero hano kuri topic tugiye kuganiraho, soko twese soko turi abasesenguzi cyangwa ahubwo ni ibitekerezo. Namwe muri comment muzatubwira ukuntu ino topic muyibona cyangwa mwayumvise. So rero kuri topic ivuga ngo ese ni byiza gukundana n'umuntu igihe gito mukahita mushakana? Okay, njyewe nimeza ko ari byiza. Impamvu nimeza ko kubana n'umuntu mukundanye igihe gito byaba ari byiza nuko icyambere na mbere bituma utangiza umwanya wawe, cyangwa se bituma udata umwanya. Sinzi nimba murimo murabyumva. Bituma utangiza umwanya wawe kuba washakana, wamenyana n'umuntu mukaganira igihe gitoya mukahita mufata decision yo kubana. Ni byiza cyane kuko bituma utangiza umwanya, mbese bituma nanone udaspendinga amafaranga y'ubusa. Je niko mbyumva, ku ruhande rwanjye niko mbyumva. Ni byiza cyane ahubwo. Okay, amazina yanjye yitwa Mary. Mugenzi wanjye yaravuze gukundana n'umuhungu igihe gito mukatamubana ese ni byiza. Ku rundi ruhande rwanjye mbona ari byiza cyane kuko bituma utiyandarika, rwese atapfa kugusuzugura ukabonye. Murabona ko abakobwa tukiri batoya tukiri duhura n'abantu benshi badushukashuka, akatubwira ati ukabona benshi badusukisha bombe biki, ariko iyo ukundana n'umuhungu agahita aza akavuga ati njye nifuza ko twabana, numva ko bitakurikira igihe cyawe cy'ejo hazaza, bituma tudatwara inda zitateganyijwe. Kuko iyo umubyeyi yishimira kubona umwana we akoze ubukwe koko biramushimisha cyane niyo yaba akiri mutoya. Ariko igihe ugenda uzaniye mama wawe inda ukiri umwana we, niyo wakora ubukwe ndakeka ko mama wawe atabyanga pe, nawe biramushimisha cyane. Biramushimisha ku rundi ruhande niko ngiye mbyumva. Nicyo kabisa. Ese ibintu koko ndabona bitoroshye kabisa. Reka ijambo kuri opposite side cyangwa se ku bantu babihakana twumve nabi icyo batubwira. Karibu.
urakoze cyane Mr. Chairman cyangwa se UDPS. Abakurikiye Ketla TV reka maze mbwire ko ngiye nitwa Ishimwe Van Shafi cyangwa se MC Van Shafi. Ku ruhande rwanjye uko mbyumvise mugenzi wanjye yabayerize yaba Mary kuntu babivuze njye ntabwo nemeranya nabo kuko kubana n'umuntu mukundanye igihe gito ku ruhande rwanjye ukuntu mbyumva mu by'ukuri ni bibi cyane ku buryo nabasha no gusobanura uburyo ari bibi cyane kubera ko ibyo bishobora gutuma ubana n'umuntu utaramenya ingeso ze. Hari ingeso nyinshi tuba tuzi abantu mu rukundo nyuma bagenda bagaragaraho n'urugero wenda kugira ngo tuze gufasha bakurikiye Ketla TV baze kutwumva. Ushobora gukundana n'umuntu uyu munsi anywa itabi, urugero abakobwa mukundana munitonde, ukundana n'umuntu anywa itabi anywa inzoga ho ntabwo bikunda, mumenyenye mu kwezi kumwe mu kundi kwezi mupanze ubukwe, murabanye ku kwezi kwa gatatu araje mu rugo ari kunuka itabi yatangiye kuza yasinze utari ubimuzi bitumye mukora ikiza divorce zitangiye kubaho ziri hanze hano hanze. Ariko mu gihe mukundanye igihe kinini ibyo bintu byitabo bizi niba urubyanganira ukabyanganira cyangwa se niba wari utazabyanganira ukabireka niba ubwo businzi bw'uzabyanganira ukabyanganira cyangwa se byakunanira mukabivamo. Ku ruhande rwanjye nuko mbyumva nka Shafi ariko wenda mugenzi wanjye nawe uze kunyunganira wenda nawe agira uburyo avuga ariko ku ruhande rwanjye Elize na Mary ibyo bavugaga ntabwo ndi kumwe na mugiye. Murakoze ndi kuba tanzi nitwa Penki ariko kubyo bagenzi banjye bavugaga ndi kumva kwa Shafi kuko ni nawe turi kumwe. Ari igihe nshobora gukundana n'umuhungu bo agahita ambwira ati se twabana mu gihe gitoya, njye ntabwo nabyemera kubera ko ndamutse ngiye kubana nawe ntabwo naba narafashe igihe cyo kumwigaho. Wenda hari ibintu Shafi yavuze ngo kuba anywa inzoga nkanjye pe ntabwo nakwihanganira umuhungu unywa inzoga akavanga n'itabi, noneho muri cya gihe aba ari kugutereta abakwereka ko ibintu byose ari byiza. Hanyuma rero ngaho fata mubanye ya mico yose utaruzi wenda rigashobora kuba nafite umwana hanze. Ngaho si ni gute uzambwira ko ugiye kubana n'umuntu ufite umwana hanze wenda ibyo urabimenya uratuje bwa kabiri azazana undi. Nuko ko mutagiye mufata umwanya wo kuganira ngo abe yakubwira ati nanga ibi ngibi nkunda ibi ngibi ese niki nakora ngo kikubangamire, icyo gihe ntacyo mwigeze mugira. Njye numva ko kubana n'umuhungu ako kanya mutaramenyana rwose bihagije ntabwo ari byiza, nta n'ibyo nakwemera ngiye ku ruhande rwanjye. Ahubwo ugomba kumenya ati umuntu tugiye kubana biransaba kugira ngo tumenyane igihe gihagije kugira ngo na bya bibazo nibiza kuko nzaba narabimenye nzi n'ukuntu nzabyitwaramo nzagira ukuntu nigenza nyine nanjye. Numva ari ukuntu byumva kabisa. Okay, murakoze. Ibi bintu biraza kugera he? Proposal side ndi kumva ibintu byacitse. Gusa nawe muri comment muraza kutubwira uko mubyumva izi mande ebyiri koko ibintu bari kwemeranywaho n'abatemeranywaho nibyo koko cyangwa se ngiye nta ruhande merereyeho ndi hano kugira ngo mfate umwanzuro wabyo. Ariko gufata umwanzuro ndabanza numve ibintu koko birimo biravugwa ahangaha, ninde uri mukuri ninde uri kubeshya. Mbo reka dusobire ku ruhande rwa proposal side. Ndabona bagifite ijambo, ndi kubona hariya afite icyo ashaka kuvuga, nabaha ijambo. Karibu point ebyiri eshatu tukahita dufata umwanzuro w'ibindi. Karibu. Okay, murakoze. Nagumye kumva ibitekerezo bya bagenzi banjye ariko kugeza na n'ubu ngubu ntabwo ndemeranywa nabo kubera iyi mpamvu. Ni byiza kuko bigufasha kuguhisha ingeso mbi umuntu aba afite, kuko iyo umubwiye ingeso, iyo mukundanye igihe kirekire akamenya ingeso mbi zawe bituma icyo gihe kwigaho bikarangira anakuretse agashaka abandi. So ni byiza rero ko aguhisha ingeso mbi bikumva ko mwabana nako igihe gito kugira ngo aguhishe za ngeso mbi ze, then ayo mahirwe abonye aprofise kugira ngo ayakoreshe neza, sibyo?
ngire numva gukundana n'umuntu mugakundana mukamarana igihe kirekire nta cyiza kirimo ni bibi gusa ni bibi kuko muri iki gihe gukoresha amahirwe nibyo bya mbere kuruta uko watekereza ku kintu. Amahirwe ubu ni aya mbere, ubonye amahirwe ugomba kuyabyaza umusaruro. Ngewe rero nkaba natakwemeranywa namwe kuko mbona ko profi ubonye wakayibyaje umusaruro mu gihe gito ubonye. Reka noneho mugenzi wanjye Mariam anyunganire and then dukomeze n'ikiganiro. Okay, kanunganire kuri mugenzi wanjye kubyo yavuze kuko gukunda n'umuhungu ugatamana ku kanya numva ko ari byiza cyane bituma atagutakaza amafaranga yiwe. Yes. Muri kumva Kabisa. kandi wenda ndakeka ngiye ndi umuhungu nkahita ndyamana n'umukobwa namaze kumubona tafazaye n'ubundi icyo numushakaho mba nakibonye. Ndakeka ko kujya kubana nawe n'ubundi icyo numushakaho namaze kukibona n'ubundi kukubana kwe nawe ntacyo byaba bimariye. Kandi bituma utica igihe cyawe cy'ejo hazaza kandi binashimisha umubyeyi. Burya niba ukiri umwana niba ufite imyaka ingana ugakora uburyo ubukwe n'ikintu cyiza gishimisha umubyeyi n'umubyeyi ataba gukora ariko biramushimisha cyane kubona ukoze ubukwe. Rero kujya kuvuga ngo nkundanye n'umuhungu imyaka ingana nkundanye imyaka 8 ngo kubona kugira iki aba yaraguhaze. Ntunganiye gatoya ni ukuvuga ngo ubundi hari n'umuhungu mushobora gukundana mwamara igihe kirekire sirtu muryamanye rimwe kabiri gatatu agatuyumva mbese arana nta kigukeneye bitewe n'icyo. Rega hari n'abahungu bashobora gukundana n'umuntu bakeneye kuryamana nabo. Rero ibyo byose bizakurinda kugira ngo wa muhungu atazagucika cyenyegetu. Ndakeka nayo ndi umuhungu tukaryamana n'ubundi byo nashaka gukibona nakibonye. Ni byiza ko wamwe agapfundikiye burya wamwe gatera amatsiko. Ni byiza uko nashaka umuntu atigeze mbona atigeze menya wari we akaba ariyo dukorana ubukwe kuko ndakeka ko inshuti niyo utawe ufite umuntu ugukunda ko buryo ubukwe ni ikintu cyiza cyane gishimisha abantu. Niyo umuntu yaba akomeye atagukunda buryo ubukwe burashimisha cyane. Rero ukundana n'umuntu ugakundana imyaka 8 imyaka 10 mutarabana ubunga bari kugutakariza igihe cyawe. Ibi bintu uko bitazorohara proposal side murakoze biragaragara nkaho amagambo yabashiranye ariko ndi kubona opposite side ahangaha bari kongorerana ibintu bafite amashusho yo kugira ngo babasubize. Mbere ko dufata umwanzuro reka tubanze twumva ibitekerezo byabo nawe ndi kubona batabyumva neza. Karibu mutubwire ikaze kabisa. Gusa ibi ndumva ntari kubyumva pe. Gute wambwira ngo ukundana n'umuhungu mugahita mubana utaramumenya neza? Ariko harimo ingaruka zitandukanye. Hari uguhita umuhana divorce ntagiye mu maranye kubera ya mico yakunaniye kwitwara bikamba. Sibyo mvuga se? Turabyumvikana rwose kubera ko hari igihe usanga arimo kuvuga ati nza gukorera ibi ngibi ukagenda ubyiteze wahagera n'ubibone kubera ko nk'iyo ubyihutishije utaramenya amabanga ye ese n'icyaguhisha hari n'igihe mushobora kubana kubera kwihuta utazi n'akazi akora. Ngahibaze rero aramutse ahibwa byagenda utese? Ibaze usanze ari umujura wenda umujura bwo wamwihanganira aho se umujura uri ku rwego ruhambaye cyangwa se ugasanga ni wa muntu se mana we naye sinzi ukuntu namusobanurira pe ahubwo ugomba kumva ko kwihutisha ibintu atari byiza. Mary niwe kubwira wowe uvuga ngo ubukwe ngiki yego nta muntu bitashimisha gukora ubukwe ariko nanone sinumva ko gukora ubukwe wihuse bikakuviramo kuzicuza ubuzima bwawe bwose atari Sofina watubwira ariko kabemeza kuko ngiye ndi kumva ibintu bavuze rwose nibibaho. Nkuko wabivuze uranakoze cyane hari utuntu twinshi ugiye unyunganira. Ngende gufasha abantu bakurikiye Kate Love TV kugira ngo banabyumve cyane. Nibyo niba ukundanye n'umuntu uyu munsi mugakundana igihe gito tutabeshyanye yaba Elise yaba Maria mwese murabyumva ni ibintu bishobora kukuzanira ingaruka wenda twakomoje kuyo kuba utazi ahahise wenda ugasanga yenda yarabyaye cyangwa se anywa itabi cyangwa inzoga wenda nibyo tubivuyeho. Ibaze
ubanye n'umuntu nk'uko yarabikomojeho ugasanga wenda nk'iwabo n'urugero turabizi abantu benshi mu Rwanda turi abakristo yabereza uri umukristo Mariam uri umusilamu abantu bose b'abasilamu ntabwo bemera ibintu bya shiriki cyangwa se guterekera n'abakristo nuko ntabwo bemera ibintu byo guterekera ugasanga umugabo cyangwa umugore ushatse ugeze iwabo usanga bafite nyabingi n'urugero sibyo cyangwa se baraterekera ibyo bintu ntabwo wabyihanganira nkuko wabivuze uranakoze cyane hari utuntu twinshi ugiye unyunganira ngende gufasha abantu bakurikiye Kate Love TV kugira ngo banabyumve cyane nibyo niba ukundanye n'umuntu uyu munsi mugakundana igihe gito tutabeshyanye yaba Elise yaba Maria mwese murabyumva ni ibintu bishobora kukuzanira ingaruka wenda twakomoje kuyo kuba utazi ahahise wenda ugasanga yera yarabyaye cyangwa se anywa itabi cyangwa inzoga wenda nibyo tubivuyeho ibaze ubanye n'umuntu nk'uko yarabikomojeho ugasanga wenda nk'iwabo n'urugero turabizi abantu benshi mu Rwanda turi abakristo yabereza uri umukristo Mariam uri umusilamu abantu bose b'abasilamu ntabwo bemera ibintu bya shiriki cyangwa se guterekera n'abakristo nuko ntabwo bemera ibintu byo guterekera ugasanga umugabo cyangwa umugore ushatse ugeze iwabo usanga bafite nyabingi n'urugero sibyo cyangwa se baraterekera ibyo bintu ntabwo wabyihanganira hari n'igihe ubona n'umuntu utazi n'inshuti ze kuvuga ese za nshuti ziwe zimeze gute ninde azagira ikibazo se cyangwa nzamubura nkahamagara ninde tuzakominikana ninde tuzagira iki nzabwira ati se akunda iki niki yanga ako kubera ko bibaye nyine ntago nyine guhitamo abantu byihuse byaba ari byo kubera ko ibyo bibazo aramutse bigize ntago wamenya umuntu ubaza njye numva ko kubanza ugategereza aricyo kintu cya mbere cyiza kugira ngo uzamenye n'ukuntu uzitwara nihaba ikibazo mwagiranye murakoze ibi bintu ntabwo bizoroha ku mpande zombi ebyiri ari proposer side na opposer side ninde uzatsinda turagusaba kujya muri comments kugira ngo nawe ugaragaze ibitekerezo byawe tuzamenye uruhande uhagarariyemo kugira ngo tuzabone aho duhera dutanga amanota tunakwibutsa kugira ngo uzakore subscribe ukore ku kazogero uzajya ubona notifications kandi utibagiye gukora share and likes mwakoze gukurikirana ibitekerezo byawe birakenewe n'iby'abandi mwese muri rusange kugira ngo tuzabone uzatsinda ciao turi kumwe aho gutaha